Reka tubahe ikaze abakunzi ba Class TV, twizeye ko mwatangiye umwaka neza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Clarisse, turi mu gikoni tugiye kwereka uburyo bategura ibinyobwa ndetse n'imbuto tubona hano iwacu mu buryo bworoshye kandi buri wese ashobora kubona mu rugo iwe. Aha rero tugiye gutegura ni ji ya karoti. Turakenera karoti, turakenera indimu ndetse na katangawizi gatuma ji ya karoti ryoha. Kuri iriya ji rero tuza gukenera n'isukari. Isukari hari abantu batayikunda, sina nziza ku buzima yibaye nyinshi. Ibyiza rero ufite ubuki ushaka kubukoresha, tuza gukoresha agasukari gake. Tuze gutegura kandi ji ya beterave, tuza gukenera beterave, turaza gukenera indimu. Ikindi kuri no ji hari igihe ushobora no gushyiramo tangawizi, ariko twebwe nta tuza gushyiramo. Turaza rero no kubereka uburyo ushobora gutegura imbuto. Hari abantu rero badakunda urubuto rumwe gutya ko rwakabaye. Ari byiza rero, ari byo byiza kuba wazifata noneho ukazivanga, ari byo bita macédoine cyangwa se fruit salad. Fruit salad yacu rero tuza gukoresha icunga, tuze gukoresha inanasi, tuza gukoresha ikinyomoro ndetse rero urya n'akadimu nako kongeramo akantu umuntu yakwita ko ari aga flavor. Reka rero duhere kuri ji yacu ya karoti. Aha rero kuri ji ya karoti nko bimaze kubabwira mu kanya, tuza gukenera zino karoti, turakenera indimu, dukenera agatangawizi ndetse rero n'amazi meza atetse. Ariko ngiye uyu munsi nahisemo gukoresha aya mazi, n'amazi yitwa Akandi asanzwe azwi, n'amazi meza yujuje ubuziranenge. Akandi rero ikindi wanagakoresha mu gihe ino ji wayiteguriye nk'umwana, ni byiza cyane mu gihe utizeye wenda y'amazi atetse ufite mu rugo. Icyo tugiye gukora, tugiye kubanza dukate za karoti zacu, turazikata mu duce duto cyane. Ku muntu udafite aka gakoresho ushobora kwifashisha iyi rapi nayo ndaje mu kanya mbere ko ushobora kuyikoresha ukabakoramo ka ji nziza cyane ya karoti wibereye mu rugo. Kugira ngo rero bitewe n'ingano y'aka gakoresho ushobora gukata mu buryo ari duto cyane cyangwa se ari tunini cyane, ariko yanjye ni gatoya, byumvikana ko ndi gukate uduce duto cyane. Karoti rero abenshi murayizi, ifite akamaro kanini cyane mu mubiri. Karoti barwa mu bwoko bw'imboga, ikaba rero ikize cyane kukitwa karotene. Karotene rero nayo ituma karoti ibasha kuzana rino bara umuntu yavuga ko ari irya orange, ariko rero zibamo amoko menshi. Hari karoti ya orange, hari karoti ifite ibara rigenda gutukura, hari karoti ifite ibara umuntu yavuga ko ari mauve, hari na karoti kandi y'umweru. Twebwe rero ku isoko ryacu mu Rwanda dukunda kubona karoti zifite ibara rya orange, ariko zose vitamine ni imwe. Ikize cyane muri vitamine A ituma amaso y'umuntu abona neza, ikindi kandi umuntu akagira n'uruhu rwiza cyane. Ku muntu rero udafite ikindi kibazo cy'amaso, iyo amaso yawe yatukuye bitewe wenda n'uburyo wayakoreshejemo, ushobora kuba wenda wasomye cyane, warebye filime nyinshi, ushobora gufata igikombe kimwe cya ji ya karoti ari nijoro. Ni ukuvuga ngo ugiye kuryama mu gitondo rwose ubyuka amaso yawe asa neza cyane. Tangawizi yacu rero nayo turayifata ubundi umuntu akayihata akayikuraho kino cy'inyuma. Ibi biribwa rero byose uko mubireba, ikibanziriza ibintu byose ni ukubanza ukabironga neza n'amazi meza asukuye kugira ngo wirinde za ndwara zigiye zitandukanye zishobora guturuka ku mwanda. Tangawizi yacu nayo turayikatira muri ka gakoresho kacu. Utagafite wakoresha na kariya ko ku ruhande, ndaje naho mbere ukuntu wabigenza. Iyo bigeze kuri ino etape tumaze gushyiramo ya tangawizi, dukoresha amazi. Nge nahisemo gukoresha amazi yitwa Akandi, ni amazi yemewe yujuje ubuziranenge. Ikindi kandi ku isoko hano nta nubwo ahenze, niyo tugiye gusukamo. Ariko ufite n'amazi asanzwe atetse wizeye mu rugo wayakoresha nta kibazo. Ubu tugiye kongeramo agasukari gake cyane. Niba ufite ubuki ushobora gukoresha ubuki nta kibazo. Twe turakoresha agasukari kangana gutya. Sukari si nziza ku buzima iyo yabaye nyinshi. Noneho dupfundikire kano gakoresho kacu. Ushobora kwibaza impamvu indimu yo tutayishyizemo. Indimu kuko indimu nye mfite ni indimu ntoya, ushobora kuyishyiramo ikaza gusigara muri bya bintu twaseye tuza no gushyira ku ruhande, bigatuma rero itumvikana cyane muri ji yacu. Ubu tugiye gukoresha kano gakoresho. Urakomeza kugeza igihe wenda bigeze uko ubishaka.
ubu ji yacu rero ibaye, umuntu avuga ko ibaye tayari, ushatse ubu ngubu wayinywa. Iyo rero bimeze gutya urayiyungurura ukajya unabikanda kugira ngo ya ji yawe ibashe gusohoka neza. Ubundi kandi ibingibi bisigaye ntabwo uba ugomba kubijugunya, nabyo biba bikirimo intungamubiri. Ushaka kureba ikindi kintu ubyongeramo, harimo n'ababishyira mu mbuto, muri ya salade y'imbuto bikamera neza nabyo. Ni ukuvuga ngo ubishyira ku ruhande, ugashaka ikindi kintu cy'ikiribwa waza kubishyiranamo. Iyo hatagiyemo isukari wenda ushobora no kuba wanayishyizemo nyuma, ni ukuvuga ngo ushobora no kubishyira mu muceri ugiye guteka umuceri. Ji yacu rero iratunganye, ariko haracyaburamo ikintu kimwe. Tugiye kongeramo ya ndimu. Indimu biterwa n'ingano y'iyo ufite, ukandiramo. Nuko ushobora gushyiramo indimu yose cyangwa se ugashyiramo igice cyayo bitewe n'ingano ya ndimu ufite. Noneho rero iyo umaze gukandiramo ya ndimu urongera ukavangaho. Abakunzi rero mwese ba Class TV murabibona, ji yacu yamaze gutungana. Ni ji twatunganyije dukoresheje karoti, twakoresheje tangawize, twakoresheje amazi, twashyizemo agasukari gake cyane. Ikindi kandi twanakoresheje n'indimu. Igihe cyo kunywa ji yacu kikaba kigeze. Ku bantu rero mudafite kano gakoresho kihutisha mu gusya imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga, ushobora gukoresha rape. Uko ubigenza nayo urayirapa. Ibyiza ukoresha kano gace ko hepfo kugira ngo za ntungamubiri cyangwa se ji yawe ize kuza isa nkaho ifashe imeze neza. Ukiza hejuru wasukamo amazi n'ubundi za ntungamubiri zigasigara muri bya bindi warabye. Kudafite n'aka karape rero, ubwo ushaka kureba ubundi buryo nawe wakoresha kugira ngo karoti zawe uzisye neza. Uburyo burahari bugiye butandukanye. Ubundi ukanarapa ya tangawizi yawe. Iyo urangije kurapa karoti ndetse na tangawize, ubishyira mu kayunguruzo. Aha rero kubera yuko kano gakoresho ka rape katabisya neza, wakwifashisha amazi. Ushaka gufata amazi y'akazuyazi atetse neza birumvikana asukuye, ubundi ugasuka muri ya ji yawe, ukagenda usa nkaho uyegeranya kugira ngo za ntungamubiri zose uze kubasha kuzibona. Muri ya ji yacu nabwo wongeramo indimu. Ushobora gushyiramo yose cyangwa se ugashyiramo igice cy'indimu bitewe n'ingano y'iyo ufite. Ukongeramo agasukari gake cyane cyangwa se ubuki. Ubuki nibwo bwiza cyane kurenza. Iyi rero akaba ari ji ya karoti twateguye mu buryo butandukanye nk'ubw'iyi ngiyi ya mbere, ariko icyanga ni kimwe, nta handi hantu bitandukaniye. Igizwe n'amazi, irimo karoti, ikaba kandi irimo tangawize n'agasukari gakeya. Abakunzi ba Class TV, reka rero dukomeze tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Turimo turategura amaji agiye atandukanye. Dusoje ji ya karoti, umuntu yavuga yuko irimo na tangawize, irimo n'indimu n'agasukari gakeya n'amazi meza kandi asukuye yuzuye intungamubiri cyane cyane muri vitamine A. Tugiye gutegura ji ya beterave. Ji yacu ya beterave abantu bategura uburyo bugiye butandukanye, ushobora kongeramo ibyo wumva wifuza, ariko twe turaza gukoresha beterave ubwayo, tuze gukoresha indimu, turaza gukoresha ufite ubuki ni byiza cyane.
ariko turaza gukoresha agasukari gakeya. Icyo tuza gukenera ni amazi. Umunsi twahisemo gukoresha akandi, ni amazi ya Nyirangarama, amazi meza yujuje ubuziranenge, amazi asukuye. Ariko uri mu rugo nawe ushobora gukoresha amazi ari yose asukuye, amazi atetse cyangwa se ateguye mu bundi buryo. Reka rero dutangire ji yacu. Turanza duhate beterave. Kimwe n'izindi mbuto zose n'imboga zose, ibi byose biri hano, icyambere umuntu aheraho ni ukuronga n'amazi meza kugira ngo ukureho za microbe, ukureho umwanda. Beterave yacu ikaba yari ironze, icyo tuba tugiye gukora ni ukuyihata gusa. Iyo rero umaze guhata beterave yawe, maze kuyihata neza, ukoresha aka gakoresho ku muntu ugafite. Iyo utagafite nabwo nkuko twakoze karoti, ushobora gukoresha rape ukayirapa. Hari n'ubundi buryo bwa gatatu ushobora kubonamo ji ya beterave, nako ngo urazikata mu duce cyangwa se udupande wifuza, ugashyira mu isafuriya isa neza, ugashyiramo amazi meza asukuye, ubundi ugashyira ku muriro, ushobora gushyira kuri gaze, ku mbabura, ugacanira. Kuko uko ucanira niko za ntungamubiri zijya muri ya mazi. Ikindi kandi iyo ugiye kunywa iyo ji imeze gutyo, bya bindi biba bisigaye wakase nabyo ushobora kubikoresha mu mboga, ntabwo bijugunya. Twe rero twahisemo gukoresha aka blender. Iyo rero tumaze gukata beterave, twongeramo amazi meza asukuye. Nge nahisemo gukoresha akandi, amazi ya Nyirangarama. Usuka muri ya beterave yawe. Ya mazi abaye make, ushobora no kongeramo ayandi. Ikiba kigiye gukurikiraho, niba ufite ubuki ni sawa, ariko ubuki byiza wanabushyiramo nyuma, ahubwo wamaze kubikura muri aka kamashini. Wongeramo isukari. Iyo usoje rero iyi etape yo kubisya, urabiyungurura, usuka mu kintu bateganyije icyo ari cyo cyose. Tukaba rero tugiye kongeramo ya ndimu. Indimu yo wongeramo bitewe n'urugero rw'iyukunda, cyangwa se niba ari abana si byiza gushyiramo indimu nyinshi. Hamaze kujyamo indimu, hamaze kujyamo agasukari gake, harimo amazi ndetse na ya beterave umuntu yavuga ko ari umwimerere. Ubu ngubu iri tayari kuba yanyobwa. Ji yacu rero ya beterave yuzuyemo intungamubiri nyinshi, tukaba turayisoje. Mwabonye uburyo twayiteguyemo. Udafite blender ushobora gukoresha rape cyangwa ukanayitogosa. Ushobora kuyitogosa y'amazi akaba ari ukoresha, ndetse na bya bindi byawe bisigaye ukabikoresha mu buryo bw'imboga. Ubu rero umuntu ashobora kuyinywa. Iraryoshye cyane.